Ikigai igenamitekerereze rishingiye ku kwishimira ubuzima kubwo gusobanukirwa impamvu uriho. Ikigai ni ijambo ry'Ikiyapani, mu Kinyarwanda kigenekereje rishatse kuvuga impamvu yo kubaho. Ni ijambo ry'urwunge rigizwe n'amagambo abiri ariyo ikiru risobanuye kubaho na kai agaciro cyangwa se imbuto cyangwa se nanone igikwiye gukorwa. Ururimi rw'Ikiyapani ni rumwe mu ndimi zikungahaye kandi zagutse ku buryo imvugo ikoreshejwe ishobora kugira ubusobanuro bwagutse. Kubw'iyo mpamvu rero urwunge ikigai rushobora kugira ibisobanuro birenze kimwe. Byonyine mu bisobanuro bigenekereje tubonye hejuru, ikigai ishobora gusobanurwa nka impamvu y'ubuzima, agaciro k'ubuzima, imbuto z'ubuzima, igihembo cyo kubaho n'ibindi bisobanuro bitewe n'ahantu ndetse n'uburyo rikoreshejwemo. Ubusanzwe ikigai ni iki? Mu gisobanuro kigenekereje, ikigai ni ikintu icyo ari cyo cyose kikorohereza ubuzima, kigatuma ubona uko ukwiriye kubaho neza nk'ubuzima bwawe. Icyo ari cyo cyose kiguha kunezerwa ndetse no kwishimira kuba uriho, cyaba gito cyangwa se kinini, gishobora kuba ikigai yawe. Ikigai ihagarariye ibyiyumvo. Ku rundi ruhande, mu gusemura, ikigai risobanurwa nka impamvu igutera akanyabugabo gatuma ubyuka buri gitondo. Ikigai ishobora kuba nini cyangwa se nto. Niba ukunda akazi ukora, ni byiza, iyo ni ikigai nini, ariko ushobora no kugakora utagakunze, ariko kandi ukakabonamo utuntu duto buri munsi tugutera umwete wo kukajyaho. Izo ni ikigai nto. Urugero, ushinzwe gusukura inyubako z'ishuri ashobora kuzinduka ku kazi atari uko agakunze, agiye gukubura cyangwa gukoropa, ariko igihe umunyeshuri amushimiye uburyo isuku imeze neza yabikora, cyangwa se akishimira kwita ku ndabo mu masaha y'umugoroba, izo ni ikigai ze. Mu gitabo cye Ikigai Giving Everyday Meaning and Joy, Yukari Mitsuhashi yasobanuye ko ikigai ishobora kuba impamvu ya bya byishimo umuntu avoma mu kubaho ubuzima bw'umunsi ku munsi. Ubwo rero muri icyo gisobanuro, ikigai ishobora kuba impumuro y'ikawa wishimira mu gitondo, indamutso yuje ubwuzuye mugenzi wawe mutangiranye akazi, umufasha wo gutegura ifunguro nyuma y'umunsi w'imihate n'ibindi byinshi. Hari inyiko yakozwe mu Buyapani kuri iyi ngingo mu mwaka wa 2000, maze 55% bemeza ko bifitemo ikigai, mu gihe 31% bavuze ko ikigai yabo bayikura mu kazi bakora. Abantu benshi bakura ikigai mu byo bakunda, mu mushyikirano n'ababakikije, mu mirimo y'ubukorerabushake, mu gusabana n'abandi, ariko kandi buri wese avoma ikigai mu masoko atandukanye. Ikigai ni ikintu cyose kiguha kumva ko ukwiriye kubaho ubuzima bwawe kandi ubunezererewe, harimo igikorwa, akamenyero, umuntu, igikoresho n'ibindi. Kuba kumva ubuzima bwawe bufite igisobanuro ndetse ukanabwishimira byaba bishingiye ku bintu binini cyangwa se utuntu bamwe babona ko ari duto mu buzima, si byo shinganwa. Ikinwa n'uko ugomba kumenya neza ibyo bintu bikuzanira umunezero, maze ukajya ubasha kubyishimira. Ikigai yagufasha ite guhindura ubuzima bwawe? Iyo wasobanukiwe ko ufite kandi ugakoresha ikigai mu buzima bwawe, uzabaho mu mutuzo, umunezero no kunyurwa. Uzabasha gukunda akazi ukora, cyangwa se nutanagakunda, byibura ubone ko ibyo ukora hari uruhare bigira mu buzima bw'abandi. Uzishimira kandi ushyira imbaraga mu ntambwe ntoya yose ushobora gutera, kurenza guhagarika umutima no kugambirira gusingira no kwesa imihigo migari, guhangayika n'ibibera ahakuzengurutse bikurenze, utabasha gushyikira, cyangwa se guhangayika no kwibaza ibyo abandi bagutekerezaho. Mu gitabo The Little Book of Ikigai, Ken Mogi yasobanuye inkingi 5 za ikigai, buri yose muri zo ikaba ifite ubushobozi bwo kuduha igisobanuro cy'ubuzima ndetse n'umunezero. Inkingi ya mbere, gutangira ku tuntu duto. Uhereye ku kamenyero usanganywe, gerageza guha agaciro no kwishimira buri gikorwa uko cyaba gito kose. Urugero, kubyuka kare, gutegurana ubwitonzi ifunguro rya mu gitondo, gukorera mugenzi wawe igikorwa gishimishije uko cyaba gito kose. Inkingi ya kabiri, kubohoka no kwirekura. Iyakira uko uri, wiyake kwikunda kukubamo, uzibukire gutsimbarara, witsinde, reka kwifungirana muri wowe. Urugero, kwishimira umukino cyangwa igikorwa runaka, nko gushushanyisha amarangi, kuririmba, gucuranga n'ibindi, utite ku guhangayika no kuba wabishobora, cyangwa se kwita ku wawe urwaye cyangwa uri guhatirizwa n'ubuzima. Inkingi ya gatatu, kwihuza n'ibidukikije no guharanira kuramba. Gerageza kwibona mu bidukikije, sohoka umumeka umwuka wo hanze, ihuze n'umuryango mugari mu mikoranire magirirane. Urugero, ushobora kujya mu matsinda akorera siporo hamwe,
ushaka kujya n'amaguru ujya ku kazi, mu kigwi cyo kugenda n'imodoka n'ibindi. Inkingi ya kane, kutarenza ingoyi no kuryoherwa n'ibyishimo bizanwa n'utuntu duto. Gerageza gusesengura no kumenya ibyo benshi bamenyera nk'utuntu duto, bakadufata nk'ibisanzwe bitagize icyo bivuze mu buzima, nyamara ari isoko y'ibyishimo. Urugero, kwishimira uburyohe bw'ifunguro runaka, kwishimira akazuba k'agasusuruko, kwishimira isoko y'amazi n'ibindi. Inkingi ya nyuma, baho ubuzima ushyikira kandi mu gice urimo. Mu buzima ntihaba kwiruka inyuma y'ibyagusize. Genda gake ku ntambwe ushoboye mu byo ushoboye, uzibukire ibyagusize n'ibitagira icyo bikugezaho. Urugero, guhitamo ibikorwa bikubaka, bikurinda kugwa mu mutego wo kureba ku bandi, gucira abandi imanza, kuba mu magambo. Dusoza, ikigayi n'igenamitekerereze rishingiye ku kubaho ubuzima bwawe mu gihe cyawe, ukagerageza kubaho mu banyangamugayo no mu badakemwa, intambwe ku yindi buri munsi, umunsi ku munsi, ubuzima butuje kandi bwishimye. Icy'ingenzi kikaba ko ugerageza gukora ibyo ukwiriye kuba ukora mu bushobozi bukwiye, utarengereye ngo usabe umubiri ibirenze ibyo ushoboye. Aho ushobora kuruhuka nimugoroba ukitse imirimo y'umunsi, ukabita umunsi kandi ukaryama unyuzwe no kuba umunsi wawe wuzuye. Sibwo buzima twese twifuza kubamo se? Ariko wasobanukiwe neza igenamitekerereze rya ikigayi niwe ubishyikira nyabyo.